kandi bamukubite mu kagari gutemwe bwo mutatuvugira urugomo bari kudukorera ngo urucike ruve urubono nimba umuntu baje kumwishyuza bakabwira ko ntayo afite ni ngombwa kugira ngo ngere makuru ndanayakuru nta nuga rubuziri ntago ari gisanga umutekano baje kumwishyuza umutekano ngo ngira n'ibyo ndi kumubwira agare yuko musaza nuza mukuru we ariwe wishurinze ari igisenyi nagondwa bari niko barahondagura niko basanzwe ubundi niko bameze niko bateye nyuma yaho Ribu ngo yaje kubatwara uwo mubwiye ko wabiboneye Ribu iza kubatwara Ribu yaraje na pandagare zari zihari haje Ribu n'imodoka y'irondo haje pandagare imwe n'imodoka y'irondo n'imodoka yari agitifu akagari bamujyanye ahubwo muze mudukurikiranira ntibakaze batuzinzikana kuko baza bagatwara abayobozi nibaze badutware twebwe twayibonye tugende tubivuga nk'ukuri hari uriya muntu ugaragara muri video sibyo uriya muntu ugaragara muri video ngo ni Seri Komanda ni Seri Komanda ni wabikoze byose uraho uvuze gukubitisha mu kabiri ni wanabikoze ese niko asanzwe kubita abantu ni mwese ni kabiri niko yatubereye niko tumufata niko tumunani Seri Komanda wacu nyine ariko abayobozi Kagame yatuzaniye badukurikirana Bafashe Never Nese ubundi byende wa mungana Nese yibyende kwe Nese rirasi yicara ubozo kwe musaza ndagutanga Musaza wawe ukaba urangiye kandi bari kumureka akagenda Nese ubundi yibyende Ese koko yibye Nese yibye koko Moki kandi we yariteye akakanga bamugeko Ase barite kwita umunuko Nese ari bye koko Nese ni kuriya Nese biriya nibyo Ora kandagira mu mutwe kweri nawe ufite umutwe Ayo ntago ari amategeko bro Ayo ntago ari amategeko aranditse kandagira mu mutwe kweri
Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira imbarutso ya demokarasi. Muri aka kanya rero hari video yakomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aho abayobozi b'inzego z'ibanze no kuvuga abanyerondo ndetse n'umuyobozi wabo bakubitaga umuturage, cyase muri iyo video bakubitagamo umuturage ni mu kagari ka Munanira ya mbere ho mu murenge wa Nyakabanda. Aba bantu bose uko ari batanu nibo batawe muri yombi ndetse b'igitsina gabo nk'uko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bakaba bakurikiranyweho gukubita no gukomeretsa aba bantu. Nyuma y'uko rero batawe muri yombi nibwo twavuze tutereka tunyarukire iyo tumenye ngo ubundi byagenze bite, ni iki cyari cyabaye kugira ngo uriya muturage akubitwe. Hari kimwe mu kintu RIB yavuze cyase mu kantu RIB yashyizemo hagati iti bose n'ab'igitsina gabo. Impamvu yabyo nuko ngo uriya muturage ntabwo yari yishyuye amafaranga y'umutekano. Uwishyizaga mu mafaranga y'umutekano rero ni umugore. Uwo mudamu rero we ntabwo ari muri iyi dosiye, nubwo ari we wari wajyanye abanyerondo bikaza kurangira bamujyanye ku kagari ngo ajye kwisobanura, bakanga kwinjiramo bakamwinjiza kuri ya ndetse ngo bakamuniga bakanamukubitagura nk'uko bamwe mu baturage twaganiriye, ariko bavuze bati nyamuneka utari dukondera utadufata amashusho cyangwa ngo dufate amajwi, nanjye mu bunyamwuga ndabibemerera, ariko bambwiye ko ugize ikintu utangaza bitewe nuko hamaze igihe baba bakuzi ngo byakugiraho ingaruka. Ni byinshi rero, ariko hari bamwe twaganiriye tugirana ikiganiro ariko barambwira bati ntushyiremo amashusho cyangwa se amasura yacu, we gusa turakuganiriza tukubwire uko byagenze. Rero uwo mudamu niwe wishyuzaga amafaranga y'umutekano, niyo mpamvu RIB yavuze iti ni ab'igitsina gabo. Mu kuvuga ngo ab'igitsina gabo rero bivuze ko uwo mudamu we atarimo. Rero hari umugabo ugaragara muri video, umugabo uba wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati n'inkweto z'umukara, uriya ngo ni Seri Komanda, niwe ushinzwe nyine bariya abanyerondo. Uriya wakubitaga uriya muturage akoresheje n'amaboko abiri, nimuza kubireba neza. Ndetse hari n'undi musore ugaragara muri iyi video wambaye akagofero k'umweru. We twahageze dusanga yafashe ku gacupa yasinze, ntitwabasha kuganira nawe gusa, ariko hari bimwe yagiye tuvunguriraho. We ngo yaratambutse abona ngo bafashe ngo umuntu ngo agira ngo ni igisambo ngo arabateruza kugira ngo amwinjize mu kagari. Wabonye ukuntu bamukubise ngo ahita asohoka arigendera. Reka unyemerere twumve ikiganiro twagiranye n'aba baturage batifuje ko bamenyekana, kuko ngo baramutse bamenyekanye ibyabo ngo ntabwo byaba ari byiza. Gusa nkwibutse ko abafunzwe ari Karemera Kananga, Nihabose Jean de Dieu, Sibomana Tarisisi, Ndayishimiye Elia ndetse n'uwitwa Ntacyuritimana Alexis. Reka mureke wumve ikiganiro nagiranye n'aba baturage. Ngo byagenze bite? Ibyo uyu muntu bakubise se? Hano muri Munanira ya mbere byagenze bite? Kwa makuru ufite avuga iki? Amakuru ndayafite. Nuko ngo bagiye kwishyuza umuntu umutekano. Bageze iwe baramwishyuza amafaranga y'umutekano, ahabwira ko ntayo, ariko umuhungu babanaga mu gipangu aramuhamagara avuga ko ari wari ufite amafaranga. Ahabwira ko ari Musanze ariko agiye kuza akamuha amafaranga, akaba amafaranga. Uwo mudamu wari kwishyuza amafaranga y'umutekano yari ari kumwe n'abanyerondo, ati ntabwo twagusiga tumanuke ku kagari. Bamumanukana ku kagari gutyo, bageze ku kagari Seri Komanda waho bamwinjiza mu kagari, niko batangiye aramukubitaho. None se niko bisanzwe bigenda, niko basanzwe bishyuza umutekano? Nagondwa bari niko barahondagura. Nese ugira ngo ari abantu bumvikana ko bari bambwiye ko amafaranga araza, urayazana aje, ari abantu basanzwe bumvikana bari kumurekanye n'amafaranga akagira ko atari yimutse. Niko basanzwe ubundi niko bameze, niko bateye. Nyuma yaho RIB ngo yaje kubatwara, wamubwiye ko wabiboneye RIB iza kubatwara? RIB yaraje na pandagare zari zihari. Haje RIB n'imodoka y'irondo, haje pandagare imwe n'imodoka y'irondo n'imodoka RIB. Agitifu w'akagari bamujyanye. Ahubwo muze mudukurikiranira ntibakaze batuzinzikana, kuki baza bagatwara abayobozi nibaze badutware twebwe twayibonye tugende tubivuga nk'ukuri. Hari uriya muntu ugaragara muri video, sibyo?
uriya muntu ugaragara muri video ngo ni Seri Komanda. Ni Seri Komanda ni wabikoze byose. Ura uvuze gukubitisha mu kabiri. Ni wanabikoze. Ese niko asanzwe kubita abantu. Ni mwese ni kabiri. Niko yatubereye niko tumufata niko tumwana Seri Komanda wacu nyine. Ariko abayobozi Kagame yatuzaniye badukurikiranire. Babakurikirane gute se? Mutuvugire gose. Umuntu aje bari mu byaha bice. Mu byaha. Uko ngewe. Umuhungu nubwo yasinze aramwe ntabwo. Uri kuvuga wa wundi w'ingofero y'abisilamu ugaragara muri video yasinze cyane ariko aramwe ntabwo yuko ahantu neze ntabwo yakubwiye iki ko byagenze se yasinze nta nubwo ari kuvuga we yarabateruje gusa we aravuze ati ngewe nuko maze kunjyana abasobanurira ngewe nahanyuze nisindiye kugira ngo kuko bari ibisambo mutera nkigera mu nzu mbona ko ariko kwitabita n'impunga ndigendera kandi nibutse kuntu wa mugandi ntabonye ko yese gasohoka kigendera yaragaraje aho baratuzangireje aba baraje nubwo yari asinze ngo agara gatima abona ibintu biramukora ahita yigendera nyine yabonye kuntu bakubise umuntu we yaraje agira ni igisambo arabateruza fata igisambo ahubwo muri gisambo cyo urana ntago ari cyo gushigikira akabonye ngo ari mukubita aramukora ahita yigendera yarabateruje atayigenda ngo ribu yarabatwaye ngo ihita imugarura ribu yarabatwaye turongera tubona babagaruye ariko ibyo yagaruye nagiye muri pole agitifu ari mu kagari kandi bamukubitiye mu kagari gute mwebwe mutatuvugira urugomo bari kudukorera ngo urucike ruve uruburo nimba umuntu baje kumwishyuza bakabwira ko ntayo afite ni ngombwa kugira ngo ngere makuru ndanayakuru nta nubwo ari ubuziri ntabwo ari igisambo umutekano baje kumwishyuza umutekano ngo ibyo ndi kumubwira ahubwo rero ko musaza umwe mukuru we ariwe wishyura inzu ari Gisenyi bararindira mu Ruhengeri yavuga ko agera mu Ruhengeri akazaza undi umugore wishyuza ngahita amubwira ati nurije kugitona mu kagari kuko maze igihe nirukona arakubuza umuntu ubwo ari umunyarwanda umurundi none twebwe tugiye gusuzugurwa batubwira ngo twakubise abarundi twebwe twirukana abarundi twebwe twirukanye abarundi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi abanyarwanda turi inshuti n'abarundi nta nubwo tuvangura nta nubwo kuvangura mwana niba perezida w'igihugu ubwe Kagame tubwira ati twebwe turabanye buri wese yibone mu gihugu cyanjye abangabo ngo twabambitse ngo amara imyenda y'irondo ngo nibagiye kudutesha agaciro n'igihugu cyacu ibi ntabwo bibaho ariko bino bintu ngo bisanzwe inaha hari ikindi kintu se bajya ubuyobozi bujya bukora mubona kitari ngombwa nkubwira izi nzu surukana ko zishaje niyo wazanye cyangwa umwana wakubaka ngewe ikintu navuga se kuri kuby'ubuyobozi ikintu mbona cyo niba umuntu afite icyangombwa cy'ubutaka cyo kuvugurura akaba agifite bigaragara ruswa nubwo bavuga ngo zaracitse umuntu afite icyangombwa ari kuza ari kuvugurura ibyo bamutegetse abanyerondo baza gute kuza kurya ruswa hahandi niba nk'urugero iyi nzu ijya kuvugururwa bagiye kwivugurura iyi ngiyi ni imbere yacu singuhayeho urugero bagiye kwivugurura umuntu mbere yo kuyivugurura yagiye gusaba icyangombwa none mu gihe bakiri kuvugurura kwa kundi bamutegetse hari icyangombwa aragifite uri kukibona abanyerondo ni gute baza bagahita bahagarika abafundi n'abahede bose ati musohoka ahangaha akabanza akihererana wa mubosi nyirinzu ukabona wa nyirinzu arongera abafundi ati musubire ku cyubaka icyo gihe nta ruswa ibijemo kandi buri gihe nibyo byeze hano ni nabyo gusa yaba imunaniro ya mbere yaba imunaniro ya kabiri wenda baba basanze ibyangombwa byuzuye kandi aba yabicecinze na mbere igihe bose akabahagarika ati musohoke bakagenda bakiherera ukabona barongeye baragarutse ati nta kundi nyine ubuze avuga ati ubundi se umubozi bakuyemo amafaranga bamuyoberwa abameze ati ubu nkubaze utanze 500 cyangwa 300 by'ubuntu ako gaseko ufite wagaruka ariko ugifite kare abameze bawuhindutse 300 n'imigisha kandi n'ubundi akaba yagenda mu bindi
none uzaba umufundi ni icumi ayo 300 n'abafundi bangaye saba abafundi 20 abafundi 30 abafundi 30 sana ahantu bakuboka kunangana yani byonyine kuba ku mafa ku ibati si 1200 amabati 1300 nangaye umva menshi cyane ibyo naga ari byo ndi dutabare kuri iki kibazo abayobozi barimo ibintu barimo na ribu ubwayo nibivuga ati nubwo yaba ari umujura mbere umujura kubika gute ibyo cy'imbese bamufatanye hari ibintu bagaragaje bamufatanye baramwegereza hari fone bamushinjaga hari muhanire hari urumogi bamushinjaga ngo ntiyishyuye umutekano bamuhondagure kuri abamwice nabi none se uwo muntu ikibazo nta nubwo tuzi n'ahantu ari basi ngo tumubazeho hagati yatubwiye baramunogeje ariko ubu yaba ari ngaho baramunogeje ubu uburyo bamugeze n'uri mu nzu cyangwa ari mu bitaro ahubwo bikurikirane nk'umuntu waje kudushaka ibaze umuntu w'umusore ibaze nkangerera kumungana ubonye bari kundangata mu maboko ntabasha gukandagira akiva mu kagari akiva kwa muganga yaravuye kwa muganga nyina munye avuye kwa muganga yarabanje ajya atabasha kugenda akaguru kuko kamwe naho kakoraga hasi nabonaga bajya hano mu Burundi bahamenye baramumenaguye bapfa gukubita so babonye bakubita bareba ngo naha hari umuntu wavugaga ngo urimo urakandagira umuntu ku mutwe kandi nawe ufite umutwe nyine se ko bapfa gukubita cyangwa bawugeze ngo bajya mahubwo n'abicanye ntabwo ari abantu bose ariko nicyo gikorwa wenda kibi kibere hano nta bindi bikorwa bihambaye bihabera ariko mva nkubwira nimba umuntu bamufashe bakamugira kuriya bumva ko aribwo bari kubyiga amaso naguha kwirirwa baza amakuru ngo nibwo bakoze kira gikorwa amaso nagaguha nose niba babyigiyeho amafaranga yaho yaturutse n'amatekano nicyo kintu cyaturutse nose niba bigiye kwishyuza umutekano cyangwa n'abasanzwe batishyura umutekano ahubwo niko bagenza niko bisanzwe niko bihora muri se gisambo cyo bafite uburenganzira bwo kugikubita ntabwo igisambo gishyigikiye ubuyobozi bakakigenzura bakakerekera kikerekana icyaha bakarekana ibyaha cyakoze neza bashinzwe gukubita igisambo cyane cyanze kugenda ubwo hari nk'umuntu ushobora kwibaza ngo uriya ko we yagize imana bakabifirima abo batafirima babakubise turaza turibesha ahubwo turaza turibesha kubera iki hari ubwo se biza bagukubita ahubwo se uyu mugabara bagukubise wakoze iki ubuze ko zeta ukubitwa gusa nyine wari wakoze iki iyo rero manzo cyamwe n'icyuriya bageze kuri abandi byanjye birakemuka